umugabo yari yandikiye umugore ati madamu ndabizi biragoranye umara igihe kinini utaza kunsura kuko iyo uje kunsura rukuntu bindemamo icyizere kidahari genda ube wiyitaho wowe ubwawe Imana nibishaka nzagaruka ikindi kintu ntuzakure cyane ngo usaze ndashaka kuzakubona uri gukura ntuzanyibagirwe yari papa umugore ari kuryama karota ukuntu bakubitaguye umugabo we nk'abakubita ingoma y'abaporoso byose ari kubitekereza umugabo yakubiswe umugore ari kuryama akabura ibitotsi avuga ati umugabo wanjye baramwicira gereza none baramwe ngo gereza zaho no gutukana ngo biba ari gake ntibishoboka ariko hari abakwiciramo muri Bwongereza twigire ku mahanga cyangwa twigire simva ngo bateye imbere nurukayitwa Atari ni umuturanyi we ni igiturage kigeranye n'umupaka wa Amoristal kuva nyiri umwana nabonaga amadarapo ya Canada n'amadarapo y'Ubwongereza hirya no hino nkabona ni ibintu byiza indege zigiye mu Bwongereza muri Canada buri gihe numvaga ko ninjye gutura muri ibyo bihugu Canada cyangwa mu Bwongereza ubuzima bwanjye buzamera neza ni umugore uri kumuganiriza w'umuturanyi we amubwira ati nuruka mu gaturage kabi cyane nahoraga mbona amadarapo y'Ubwongereza na Canada nkavuga ni ninjye mu Bwongereza cyangwa Canada ubuzima bwanjye buzaba bwiza naje gushakana n'umugabo w'umudiyasipora umva umugore ati nibwo naje gushakana n'umugabo w'umudiyasipora anjyana hano muri Liverpool gutura mu Bwongereza diaspora ingitumaze nkigera mu Bwongereza nibwo nabonye ukuri kwa nyako nasanze umugabo warunzanye mu Bwongereza w'umudiyasipora asanzwe afite undi mugore ndetse afite n'abana benshi abakobwa mwe mwirukira abadiyasipora murumve ariko abadiyasipora nibo bagura bonema nanone cyane abadiyasipora n'abana beza abakobwa musanga abadiyasipora ahubwo mwirinda abahungu b'i Kigali mukomeze mugura bonema nisanze mu gihugu nanjye ubwanjye ntazi njyenyine naracecetse nazanywe n'umugabo uri mari ufite abandi bana mu ntangiriro nkiyagera umugabo yarambwiraga nabi ankoresha nk'umukozi we niko yampresentaga abantu avuga ngo uyu ni umukozi wanjye wo mu rugo ntangiye kujya mubaza ibibazo byinshi yatangiye kujya noneho nkubita byeruye ubundi akicara mu nguni akanywa inzoga koko yamara kunywa nkavuga nti namara kunywa akarore ka gatanu ka gatandatu aratangira nkubite nabayeho mfite ubwo bwoba bwa buri munsi ko umugabo ari buze gukomeza nkubita ariko Safi hari igihe ibintu bigera ahantu ukavuga ngo birahagije byagezeho kwihangana nanjye birananira kurira amarira aragenda arakama ndagenda mbi igiti hanyuma iki umunsi wakurikiye yaje kunkubita ndangije mfata icyuma kinini twari dufite mu gikoni ndamurangiza ndavuga ni ibyo yankoreye birahagije ndavuga ni itotezwa yankoreraga rirarangiye uwo munsi nibwo namenye ko nshobora kuba ndi umukobwa ariko icyo umugabo yakora n'umugore yagikora wumvishije ariko bagabo mugende gake mwikubitisha abagore umugore naravuga ati umunsi umwe naravuze ni umugabo wanjye kubahora nkubita birahagije aje kunkubita mujomba icyuma ndamwica ati nibwo navuze ni nshobora kuba ndi umukobwa ariko icyo umugabo yakora n'umugore yagikora nafunzwe imyaka 10 nsohotse gereza nahinduye izina ryanjye nshaka akazi gashya nkorera amafaranga yanjye ngura inzu mpamagara mama wanjye azi inama mu Bwongereza turabana none dore ndi umugore ushima Imana wigenga uri independent bohotse dafite ikimuzitiye Safi rero wa mugore we nimba ari ikintu kibi nukubaho uri maskini nta kivugira ufite nta kintu wakora mbega situation irimo yagucanze muri macyo n'umugore nawe byamucanze ntazi ngo arakora iki amategeko yafunze umugabo we nta kintu kimwe azi yakora umugabo ashobora gupfira gereza ati nimba ari ikintu kibaho nukubaho nta kivugira ufite nta bufasha nabo mufite nta muntu wakwitaho
iyo winjiye muri iyo situwasiyo yo kubaho nta bufasha nta kivugira ufite, gusohokamo birakunanira, ushobora no kubipfiramo n'amadepresiyo yakakwica. Ntuzigere ubaho nta bisubizo ufite. Ni igisebo ku mugore nk'uko abagabo nabo ari igisebo kuri bo. Umugore abwira ati icyo umugabo yakora n'umugore yagikora. Kubaho wishwe n'agahinda wigunze ngo umugabo baramufunze, uri maskini uteye agahinda, ubwo buzima ntuzabubemo, ni bubi cyane, wakwicwa gutyo n'agahinda. Shaka ibisubizo. Kutubaho nta bisubizo ufite. Ni amagambo yabwiwe n'umugore wishe umugabo akajya muri gereza agafungwa imyaka 10, none si yavuye yose ubu ntari gushima Imana n'abantu ngo bake. Nawe uri gereza muri kano kanya umurikiye, uzavamo n'imyaka yose waba warakoze shene. Uzi ibintu bigende neza.